uwiteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki, kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu, kuva saa 11:45 za mu gitondo. Vari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Mwaramutseho neza nanone inshuti bakunzi. Reka nizere ko iki gitondo ari igitondo cy'umugisha kuri wowe, ari igitondo cy'umunezero, kandi igitondo uteganya kwakiramo ijambo ry'Imana ry'ubwenge rigufasha uyu munsi wa none. Mana, umugisha ubwoko bwawe kandi ugirire neza abagushakana umwete bose, kandi buri muntu wese wifuza ubwenge ubumuye muri iki gitondo cya none. Owe rero uteze amatwi, ndakwifuriza ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani, aho turimo kuganira ubu ngubu turi kuvuga ku matsinda y'ibintu bigiye bitandukanye Imana itangaho ingero ariko yigisha ikintu cy'ubwenge. Muri ibi bitabo by'imigani, by'umwihariko hano mu gice cya 6 umurongo waho wa 16 kugeza ku wa 19, tuhabona ibintu birindwi Imana yanga. Ibintu birindwi Imana yanga. Abantu benshi baravuga ngo jewe rwose ndashaka kugendana n'Imana, ndashaka gukora ibyo Imana ishaka, ndashaka kugenda nk'uko ishaka, rwose ndashaka kuyinezeza, ndashaka gukora ibyo ishima. Rero muri iki gitondo ndagira ngo urebe ibintu birindwi Imana yanga. Icyamuka bifata mu mutwe, ariko ntibigume mu mutwe, ahubwo bikamanuka ku ndiba y'umutima wawe, maze ibi bintu bigahinduka ubuzima bwawe. Ibi bintu ukabishyira kure y'ubuzima bwawe. Ibintu birindwi Imana yanga. Imana irera kandi Imana irakiranuka, ishaka ko natwe tubabera. Ibintu rero Uwiteka yanga, nawe wari ukwiriye kubyanga ndetse ukabyanga urunuka, kuko Uwiteka abyanga urunuka. Bibiliya irambwira mu migani igice cya 6 umurongo waho wa 16 kugeza ku murongo waho wa 19, Bibiliya irambwira ngo amaso y'ubwibone Imana irayanga, ururimi rubeshya Imana irarwanga, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, aya maboko Imana irayanga, umutima ugambirira ibibi Imana irawanga, amaguru yihutira kugira urugomo Imana irayanga, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma n'uteranya abavandimwe, aba bagabo Imana irabanga. Imana aba bagabo irabanga. Ndagira ngo urebe neza ikintu ijambo ry'Imana rivuga ku murongo wa 16 ngo hariho ibintu bitandatu ndetse birindwi Uwiteka yanga bimubera ikizira. Bimubera ikizira, ahangaha birashaka kuvuga ko ibimutera isesemi kugeza ubwo yumva ashaka kuruka. N'andi magambo, Imana yanga bino bintu cyane ku buryo biyitera isesemi, ku buryo yumva igiye kuruka. Kubera iki? Ni ibintu bibi cyane. Abantu bamwe batekereza yuko ari nta kibazo, abandi bagatekereza yuko bidakabije, ariko nyamara ni ibintu bikabije cyane imbere y'amaso y'Imana, kandi Imana ibyanga urunuka ndetse ngo biyibera ikizira. Ntubyumvise se? Icya mbere, amaso y'ubwibone. Amaso y'ubwibone. Ye baba we, amaso y'ubwibone. Ibi bintu bifate mu mutwe, bimanuke bijye ku ndiba y'umutima wawe, maze ibi bintu urebe neza ko ukwiriye kubishyira kure y'ubuzima bwawe. Amaso y'ubwibone. Iki ni ikintu cya mbere Imana yanga urunuka. Amaso y'ubwibone. Ariko disi we, wari wahura n'umuntu w'umwibone? Umuntu w'umwibone ureba rwose ukagira ngo ntari bukandagire ku butaka, ureba rwose ukagira ngo ntabwo yavutse nk'izindi mpinja, ureba ukagira ngo sinzi ikintu wamugereranya nacyo.
amaso y'ubwibone. Amaso y'ubwibone. Tekereza kuri icyo kintu. Ndagira ngo nkubwire nshuti yanjye uteze amatwi, waba uri umupasiteri, kandi ibi birababaje cyane kuko maze kubona abapasiteri benshi babibone. Mana utugirire neza, Mana utubabarire. Abapasiteri babibone narababonye, ariko Imana ibagirire neza, kandi Imana ibacishe bugufi, ibereke umunezero n'amahoro biri mu kuca bugufi ukaba umugaragu aho kuba umwibone. Umwibone rero aravuga ngo ni jyewe uri hejuru y'abandi bose, abandi bose bakwiriye kunkorera, bakwiriye kumfukamira, bakwiriye kundamya. Kubera iki? Ni jye wambara nkaberwa, ni jye ufite amaguru meza, ni jye ufite inzara nziza, ni jye ufite amaso meza, ni jye ufite iminwa myiza, ni jye ufite umutwe mwiza, ni jye ufite imisatsi myiza, ni jye ugenda neza, ni jye ukize kuruta abandi. Byose ibyanjye ni byiza kuruta iby'abandi, hanyuma abandi bakaza bankurikiye. Icyo ngicyo cyitwa ubwibone. Imana icyanga kubi, Imana icyanga urunuka. Icyama ukirukana ubwibone mu buzima bwawe, ukirukana ubwibone mu mutima wawe, kuko iki ni ikintu Imana yanga, ndetse ngo kiyibera ikizira rwose. Bibiliya irambwira ngo Uwiteka arwanya abibone. Ntabwo yicarira gusa ngo barebe, ngo avuge ngo arabanga gusa, ahubwo Imana irwanya abibone. Icyama ntutere Imana guhagurukira kukurwanya kubera ubwibone bwawe, ntutere Imana guhaguruka ngo ikurwanye. Icya kabiri, ururimi rubeshya. Ururimi rubeshya. La. Abapfumu barabeshya, kandi koko wenda bo bari bakwiriye kubeshya. Bari bakwiye kubeshya, kuko se ni umubeshyi uhereye kera kose, ndetse ni nawe se w'ibinyoma. Bari bakwiriye kubeshya. Ariko ikibabaje ni uko n'abantu benshi bavuga yuko ari abakristo nabo babeshya. Mana utugirire neza, Mana uturebana amaso y'imbabazi, kuko turi abanyaminwa yanduye, turabeshya. Imana itubabarire cyane. Abantu bitwa abakristo barabeshya, kandi iki ni ikizira. Iki ni ikintu Imana yanga. Imana yanga ururimi rubeshya. Umva wowe uteze amatwi muri iki gitondo uvuga uti jyewe mbeshya utuntu dutoya, ntabwo mbeshya ibintu binini. Umva neza icyo Bibiliya ivuze. Imana yanga ururimi rubeshya. Ntabwo wagira ururimi ruvuga ukuri ngo ugire n'ururimi rubeshya. Byashoboka se? Ntabwo byakunda. Menya ko Imana yanga ururimi rubeshya. Ntabwo Imana irukunda rwose habe na gatoya. Ariko by'umwihariko abantu babeshya ngo bakunda Imana, abantu babeshya ngo bari guhanura mu izina ry'Uwiteka, abo bantu ntabwo Imana ikunda iyo minwa yabo, ntabwo Imana ikunda iyo mivugire yabo. Icya gatatu, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Aya maboko Imana ntabwo iyakunda. Amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, kurenganya abandi, kugirira nabi abandi kugeza ubwo ubica. Kandi nk'uko Bibiliya ibitwigisha, ntabwo kwica umuntu ari ukumuca umutwe neza ukawukata ukawutandukanya n'igihimba gusa, ahubwo no kumwanga ubumwishe. Ibyo bintu Imana irabyanga. Ariko by'umwihariko hano Imana iri kuvuga ko yanga umuntu utwara amaboko ye akajya kuvusha amaraso y'utariho urubanza. Ariko se ubu hano bishatse kuvuga iki? Ntekereza ko bishatse kuvuga ko, tuvuge niba umuntu atwaye imodoka akaba arimo agenda, umuntu nawe akamanuka haruguru y'umuhanda atarebye neza, wenda arimo kwihuta agiye ahantu runaka, cyangwa se hari ikintu atabaye,
akabagonganye n'imodoka, hanyuma imodoka ikaba iramwishe. Icyo gihe koko uwo muntu aba yishe, ariko uwo muntu ntabwo yari yagambiriye kwica. Ntabwo uwo muntu yari yateguye ko ari buze gukora impanuka iyo ari buze kugongamo umuntu akamwica. Oya, ibyo ni ibintu bimugwiriye, ibyo ni ibintu bitari biri mu mutima we. Icyo gihe rero uwo muntu ntabwo avushije amaraso atariho urubanza. Ntabwo yakwishimira kandi ko agonze uwo muntu, ariko kandi ntabwo Imana imubara nk'umuntu w'umugome w'umwicanyi mubi. Ahubwo Imana ahangaha iri kuvuga amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Umuntu wabigambiriye akagenda n'ubwenge bwe n'imbaraga ze mu gihe cye, akagenda akajya kuvusha amaraso atariho urubanza. Uyu muntu Uwiteka aramwanga. Ntabwo yanga uyu muntu, ahubwo yanga ayo maboko avusha amaraso y'utariho urubanza. Aya maboko Imana iri kuvuga hano, ntekereza ko ari uyu mutima utera aya maboko y'umuntu kujya kuvusha amaraso atariho urubanza. Uwo mutima Imana irawanga. Icya kane, umutima ugambirira ibibi. Umutima ugambirira ibibi. Hari abantu hano hanze barara bacura imigambi, bakirirwa bacura imigambi. Nkiri umusore najyaga ngendana n'abasore, nkumva bapanga ukuntu bazasambana, agakora n'urutonde, akavuga ngo nindangiza uriya nzakurikizaho uriya, cyangwa zatireka mere kuri uriya, reka ngire gutya na gutya. Ugasanga bapanga imigambi mibi. Ibyo bintu Uwiteka arabyanga mwa basore mwe. Abagabo usanga bapanga imigambi mibi. Usanga abagabo barimo bapanga ukuntu aziba isambu ya runaka, ukuntu azaca inyuma umugabo mugenzi we, ukuntu azakora ibizira. Ibyo bintu Imana irabyanga. Imana yanga umutima ugambirira ibibi. Icya gatanu, amaguru yihutira kugira urugomo. Amaguru yihutira kugira urugomo. Amaguru yihutira kugira urugomo. Hari abantu rwose batebuka mu kugira urugomo, bavoma hafi. Niko umunyarwanda yavuze, ngura muntu avoma hafi. Mwene magambo arakara vuba, kandi yarakaye ntarekeraho, ahita akora ibintu bijyanye nyine n'uburakari bitari byiza, ahubwo by'urugomo. Hari n'abakunda kurwana rwose nta mpamvu, we akaba ari nka oreri yihaye, akaba agomba kwenderanya buri kigoroba. Hari umugabo nzi ntashaka kuvugira ahangaha, ariko buri kigoroba yagombaga kurwana n'umuntu. Reka nicecekere, ndumva nshyugumbwa kumuvuga, ariko ubu yaciye bugufi. Imana ishimwe, ntabwo akimeze gutyo. Ariko buri gihe yashakaga kurwana n'umuntu. Burya abantu babaga bamuzi, ikigoroba babaga bigendera bamuca ku ruhande, baca kureye. Kubera iki? Amaguru ye yihutira gukora iby'urugomo. Icya gatandatu, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Umugabo w'indarikwa ni ba bagabo bicara hariya batagira ukuri, akaba ari aho nta kintu cy'ukuri kiba muri we. Umuhaye igiceri cy'ijana, umuhaye inote y'igihumbi, ati genda umvugire ibi ngibi hariya mu rukiko, waragenda akabivuga ndetse akabikabiriza nk'aho koko ibyo bintu byabaye ahibereye. Uyu ni umugabo w'indarikwa. Muri Bibiliya hari abagabo tubona b'indarikwa babayeho bashinja abandi ibinyoma, kandi abo bashinja batariho urubanza. Aba bagabo Imana ibanga urunuka. Ndewe hari n'abagabo bateranya abavandimwe, wakicara hariya akumva afite ishyari ry'uko abavandimwe babanye neza, ry'uko abavandimwe bafitanye amahoro, we agahagurutswa no kubateranya gusa. Uyu nguyu nawe Imana ntabwo yishimira ibyo bikorwa bye. Muri iki gitondo hitamo none kutaba umwe muri aba ngaba bafite amaso y'ubwibone, bafite ururimi rubeshya, amaboko yabo avusha amaraso y'abatariho urubanza.
uhitemo kutaba umwe muri aba bafite umutima ugambirira ibibi, bafite amaguru yihutira kugira urugomo. Kandi aba bantu b'indarikwa, aba bagabo b'indarikwa bashinja ibinyoma, bavuga ibinyoma, ntukabe umwe muri bo, kuko ibi bintu Uwiteka arabyanga. Ntukabe umwe mu bateranya abavandimwe. Hari abantu benshi baremwa ibice mu matorero hirya no hino, baremwa ibice muri korari, baremwa ibice mu bibina hirya no hino mu giturage n'ahandi hose hatandukanye. Ugasanga umuntu we ikintu akunda ni ugutandukanya abashaka kuba hamwe, abashaka kuba mu mahoro, abashaka kugendana. We icyo akora ni ukubatandukanya. Atandukanya umugabo n'umugore, atandukanya abavandimwe, atandukanya ababyeyi n'abana babo. Hari abantu bakunda ikintu cyo guteranya. Inshuti yanjye, ntukabe umwe muri abo ngabo, kubera ko Uwiteka arabyanga kandi bimubera ikizira. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira. Niwaburira imbabazi kubire